Ubuzima ni intwaro ikomeye, ni intwaro ihambaye, ariko ubuzima buzima bugira amahoro, bugira ibyishimo, bugira umunezero, buhora bunyotewe no kubaho neza. Nta muntu n'umwe ugufitiye ubuzima muri iyi si. Ubuzima bwawe buri mu biganza byawe. Iyo urangayeho gatoya urabubura. Iyo urangayeho gatoya ubuzima bwawe bugenda bushira. Nta muntu n'umwe uzamenya uko waraye atakubonye amaso ku maso ngo abone ko waramutse. Twirirwa hanze kuri iyi si tuzenguruka dushakisha hirya no hino ngo turebe ko twabasha gutunga ubuzima. Iyo tugeze mu ngo zacu turyamye, ubuzima buba bukiri hagati yawe, wewe wenyine uba ukibukontorora hamwe n'Imana rurema. Abantu mwirirwanye ku manywa muzenguruka mushakisha, bamwe ubona babayeho nabi, abandi ubona barwana, abandi ubona biba. Iyo ijoro rigeze buri muntu agenda ukwe. Icyo nicyo kikwereka ubuzima. Iyo haje ijoro urataha nawe agataha. Uko niko niyo umuntu avuye muri ubu buzima, wa wundi mwahuraga araza akagushyingura ukagenda aho utazongera kukubona ukundi. Niyo twirirwanye ku manywa tukageza nijoro tugatandukana, ntabwo tuba twizera ko turi bwongere kubonana undi munsi. Keretse Imana yonyine ifite ubushobozi bwo kongera kukubyutsa ikagukangura, ikaguhereza imbaraga zo kongera kugenda. Hari benshi baryama ntibongere kubyuka, nyamara umunsi twaboneyeho akaba ari umunsi wa nyuma. Ubuzima bwawe niyo ntwaro yawe. Iyo urangayeho gatoya urabubura. Twite ku buzima bwacu, twite ku buzima bwacu. Iyo utabashije kwita ku buzima bwawe, nta wundi muntu wakwitaho. Abantu benshi aha ngaha turakenerana, ariko ntabwo uko wakenera umuntu ariko wamubona. Oya, umuntu ashobora kugufasha rimwe akakugaburira cyangwa se akakwambika cyangwa se akakwishyurira ishuri, kwishyurira mituweli, ariko ntabwo ari iby'iteka ryose, kuko nawe hari igihe kigera ubwo buzima we bukamugora cyangwa se akabuvamo, ntuzongere kuba wabona undi muntu ukwitaho gutyo. Ahubwo ni iki wakora kugira ngo ubwo buzima ubuzigame? Umuntu arakugaburira, umuntu arakwambika, ejo ukabyumva mu bandi bantu. Icyo ni ubuzima. Amaze kukugaburira, amaze kukwambika, ukajya kubibwira abandi ko ari we ukugaburira cyangwa se ari we ukwambika. Ubwo nibwo buzima tubayemo. Ese wowe ubayeho ute muri ubu buzima? Wisuzume urebe. Ibyo dukora ntibikadutandukanye n'ubuzima bwacu ngo tujye kure, ahubwo dukomeze twubake ubuzima bwacu, kuko ari ryo shingiro ry'iherezo ryacu kuva ubu ngubu kugeza iteka. Ubuzima